Way stronger together. That's how we get through. Stronger together. Me and you. Muraho karibu mugaruke tuganire. Uyu munsi turongera tuganire ku kintu cyerekeye ubuzima n'ubuzima uhitamo kubaho. Icyo kintu ni ikintu cyitwa icyemezo. Mu buzima ufata icyemezo cy'ikintu ushaka mbere yo gutangira ikintu icyo ari cyo cyose, nuko wafashe icyemezo, wakoze choix, you choose a decision, ugafata decision ukavuga uti ngiye ndambiye kuba mu giturage, nta murima afite, abantu ntabagihari, ngiye kuba i Kigali. Cyangwa se ukavuga uti mfashe icyemezo ngiye kujya i Buraya, cyangwa se mfashe icyemezo ngiye gusubira mu ishuri, cyangwa se mfashe icyemezo ngiye kubana na kanaka, niwe mpise mu bantu bose mfashe icyemezo n'uyu tuzabana, cyangwa se mfashe icyemezo cyo kutazongera gusabiriza, cyangwa se mfashe icyemezo cyo kutaba umukene, mfashe icyemezo ko ari njye uzagira icyo marira famiye, mfashe icyemezo simbisi cyo guhindura idini, mfashe icyemezo. Buri kintu cyose gihera ku cyemezo, kuri choix, kuri decision. Noneho wamara gufata iyo decision, watekereje ukavuga uti ikintu nshaka ni iki, ukabifata ukavuga uti abantu ukabishyira mu mugongo ukavuga uti okay, iki cyemezo ndagifashe. Warangiza amara gufata icyo cyemezo ugasenga Imana, ikaguha iki? Ubuzima, ikaguha ubuzima n'ubwenge na patience. Ibindi iyo ufite ubuzima nta kintu utageraho. Iyo ufite ubuzima ugafata icyemezo ukagishyiramo gukora, nta kintu utageraho. Ubuzima bwiza ntago buzanwa n'amahirwe gusa, iyo ni impulse. Uba ufite amahirwe wenda ukaba ukiriho, kuba ufite amahirwe ukaba uri i Kigali, hakaba haje opportunity, cyangwa akaba akazi, cyangwa akaba ari ishuri, ukaba wabifatira kuko ufite amahirwe ko wari uhari. Ariko ibyo ni impulse. Amahirwe ni bake bayagira. Abantu benshi bavuka mu buzima busanzwe bagomba gukora kugira ngo bagere ku buzima bifuza. Ni bake cyane bavukira muri famiye zabakoreye bank account yuzuye amafaranga, cyangwa bafite amazu n'ibiki. Ni bake cyane, abo ni bake kwijana. Twese tuvuka ku babyeyi nabo bishaka, nawe uvuga uti nziga, cyangwa se nzakura uko nshoboye, nanjye nigezeho icyo nigeraho, mbe nafasha famiye, cyangwa se nafasha na famiye yanjye natangiye. Mbega buri muntu wese ntago avukana amahirwe. Iyo umaze gufata icyemezo rero ntago birangirira aho ngaho, ariko simple utakuvuga uti nafashe icyemezo, noneho ikije nyuma no kugira gute kugikorera, ukagikorera. Noneho ukavuga uti ngiye kugikorera, niba gisaba amafaranga ndashaka akazi, niba akazi kamwe kadahagije ndashyiraho aka kabiri, niba aka kabiri kagejeje. Hari abantu hano bakuru tuzadutatu ati niba mvuze yes kuri iki ndavuga no kuri iki. Ntabwo ushaka kuvuga yes ngo ujye gupartinga buri gihe ubone n'umwanya wo gukorera icyo kintu wahisemo. No, haza duso gufata decision, none ugashyiramo imirimo, ugasenga n'Imana ngo iguhe bonne santé, iguhe ubushobozi bwo kubaho kubutarwaye, kuko ntushaka kujya gukora urwaye, urumva. Ariko n'Imana ngo ifashe uyifashije. Ntabwo ushaka kuvuga ngo ndajya muri kiliziya di Mateo soir usenge ngo Imana ngo izagufasha, kandi wowe nta effort nimwe ikoramo. Ugomba guhaguruka, none Imana ikakongereraho ibyo wowe utishoboje. Ariko kuvuga ngo urakora ugasaba akazi, kuvuga ngo uriga, ntabwo Imana ngo izaza ngigufashe. Izagufasha aho ugejeje, izagufasha irebye motivation ufite yawe nawo kugira icyo ugeraho. Icyangombwa rero ni ukumenya icyo ushaka ukakivunikira.
ngewe ibintu byose nagezeho ntabimpaye gutya ko mu kadomo. Ari decision yo kuziburaya ntawayimfatiye, ari decision yo kwiga ntawayimfatiye, ari decision yo kuvuga ngo mpisemo uyu mugabo si mpisemo uyu ntawayimfatiye. Byose ni decision nagiye, yego bimwe byabaye par hasard, uko wibaza ni par hasard bikagenda neza, ariko finaloma ibyo natekereje nkafa decision nkabikorera byose nabigezeho. Bivuga ko buri muntu wese uri ready gufata decision akanabikorera, akanavuga ati plus jamais sinzongera gusabiriza, plus jamais umwana wanjye ntazongera kuburara, plus jamais ukavuga uti ntago nizi ariko hari ikintu nakora, naterura inyanya, ziriya nyanya zizagera ku nyanya 10, zigere ku 100, zigere ku meza yo ku isoko, zigere kuri botike, noneho zigere noneho gufungura imirima nk'ijana. Mbega buri kantu kose ushaka kuba develope kwako bitewe na decision wafashe uti plus jamais never know it, ubu ngiye kubaho ntasabiriza, ubu ngiye kubaho ubuzima nashatse. Ngiye mfite ama example menshi cyane, twagiye dutangira ibintu abantu baduseka. Dufate par exemple nk'iri shuri, tukimara kwiga twarize, ngiye mpita natwita, mba obligé yo gukorera mu rugo, umugabo wajya gukora hanze, tuba mu kazu akapartoma gato cyane, tugakora tukabika. Noneho tuza kubona chance, hari ishuri ryari ahantu muri village rirahomba, commune ivuga uti ritwara amafaranga menshi kandi nta banyeshuri bakirimo, atireka turigurishe ku bantu. Abantu bose bakaryinjiramo bakabona akazi. Iki kintu cyari ikishuri kinini cya primaire gifite rujaride, rurabiza abana ahantu abiga haba ari hanini, ariko uharebye akavuga ati ahantu hazamvuna. Deja hani Burayi ugomba kubaka ku buryo imbeho itazakwica. Iyo kubaka inzu nini rero niko bigutwara n'amafaranga menshi yo kuyizora kugira ngo imbeho itazakwica muri veri. Ibyo umuntu wese winjiraga baravuga ati no pardon, bakareba situation uko imeze, uku bikabaca intege kureba uko situation yazahinduka. Twe tuhageze turavuga uti bino bizadutwara imbaraga, bizatobrisha gukora n'abana, ariko turareba icyo bizahinduka. Nawe ugomba kuvuga uti ubu ndi hasi mfite amafaranga 10, ariko nziko après une année azaba yabayijana, après 2 ans azaba 200, bitewe n'umurimo nabishyizemo. Turakitegeza turavuga ati on prend une chance, tufata iyo credit. Icyo gicuri cyari kinini cyane, iyo cyabaga ari cyari kuba ari ikizu, cyari kuba kiza amafaranga menshi cyane, ariko commune kwa yari yavuze ati no bonde bara muduha ayo ngayo yari make para, singoma ko mbivuga ibiciro byabyo, ariko yari make par rapport y'ukuntu hangana. Ariko kwa ko nyine babazi ko niba uhisemo kuhaba ugomba gukoramo amashambre, harimo amatoilette nka 5, ariko abana bajya mu matoilette ariko ntibakora amadushe. Amadushe ntabwo hari hashaje, ariko bafite idirishya binini cyane. Ndabereka amafoto, turakigura, twakibatse imyaka 8, ariko twese twavuze turafashe ino decision, tugomba kugikorera tukacyubaka, ko twabonye potential zirimo nikirangira twavunitse. Finalmente twaragikoze, abantu baduseka, inshuti zikaza yenda zuje kudufasha gusiga irangi no munsi, ejo ntagaruke. Finalmente imyaka ya nyuma nitwe twahikoreye twenyine gahoro gahoro, ayo dukorera dushyiramo, umva nta mwanya wo kuvuga ngo ugiye buri munsi urasohotse cyangwa se uguze isakoshi ya Gucci cyangwa ukabaho sempre ariko ufite imigambi yawe. Finalmente twarakibatse kirarangira, noneho kiranatubyarira bihagije, kuko twese twari dufite reve yo kuvuga ati ntabwo tuzasizira muri veri, turashaka kujya swati kusubira kuba mu Rwanda muri klima nziza, tukisazira neza n'abana twibera ku kazuba. Finalmente turacyubaka turakigurisha, bituma
twaragize ububasha kuvuga ati turashaka kujya kuba hehe. Ubu dufite ishusho yo kujya kuba ahantu hose kuko iki cy'ishuri twakigurishije cyadusigiye amafaranga yo kuvuga ati dushaka kugura inzu mu gihugu kidakonje. Duhitamo muri Espagne tuba ariho tugura indi nzu, ariko byaratuvunye. Ariko iyo ufashe decision ukayikorera, Imana ikaguha n'ubuzima nturware, ibintu byose wabigeraho. Ubutaha nzabereka ko tugeze no muri Espagne, niyo nzu twaguze nayo ntabwo yari parfait, ariko nayo twarabuze ati on decide turayikorera nayo kandi izakunda. Nabwo naho twari turi muri Espagne hari hashyashya, nta kazi twari dufite, ariko nawe uravuga uti ndishakira imirimo, on decide icyo ugiye gukora ukagikorera effort, ugashyiramo effort bigakunda. Byose njya gukora episode 3 mbereka ko ubuzima ubwo ushaka bwose, waba ushaka kuba umiliyoneri, waba ushaka kuba umudokiteri, waba ushaka kuba je sais pas, waba ushaka umudozi wa mbere, waba ushaka umuririmbyi wa mbere, biterwa. Urabanza ukareba decision ufashe, ukareba ubushobozi bwonyine wowe ufite, ugasaba none ubuzima bwiza, none ukabikorera. Nuko bimera. Ntimazagira ukubeshya, uretse bake ku isi bavuga Imana yarabahaye ibyo bakeneye, cyangwa bavuga ku babyeyi bari bakize badakeneye kubivunikira. Ni benshi bakorera kugira ngo bagere ku cyo bageraho, babanje kukivunikira pe, bakabivungira bihagije. Nawe rero niba ukiri umwana, niba rero ukiri muto, cyangwa se ufite imyaka 20, cyangwa se uri muri 30, cyangwa se uri muri 40, cyangwa se uri muri 50, 60, tanke ubu ufite ubuzima. Kuko iyo umuntu arwaye problème ye iba ari indwara no gukira. Tanke uri muzima, ikintu cyose ushatse, ikintu cyose wo decision ukagikorera ukigeraho. Nkuko iyi channel nayifunguye kugira ngo tujye tugirana inama, tubwije ukuri ntitunahishanye. Nk'ukabona abantu bari kuri Instagram bambaye neza, cyangwa bari muri ayo mazu, yego ni Emoma afashe iyo foto, ariko ntabwo uzi ibyo bintu byose yambaye, aho yicaye, aho yageze, uko yabivunikiye. Cyenda shaka tuzatwerekana rero aho uba, kuko ukubaho, uko wavunitse, kugira ngo abana babyigireho ko nta kintu cyiza cyoroshye. N'uwo muntu uvuze ngo niba uri umukobwa, uri umukobwa mwiza, umuntu akaguha amafaranga, iya empri ugomba gupeya. Ifo gushwaza ukavuga uti okay, ngewe niba tuvuge ndura umukobwa mwiza, uravuze ati hari umuntu ngewe abantu bazeba amafaranga kuko ndi mwiza, ubwo bwiza burashira. Cyangwa se ugomba no gutise tukavuga uti uyu mugabo uzajya unsuporta kuri byose, nanjye ifoko nzajya musuporta mu mafuti ye yose, kuko ni untunze. Ubu ukadesida, niyo decision uba wafashe uti ngenge kubana n'umugabo azajya ntunga kuko ndi mwiza, nabyo birashoboka. Kuko ni benshi bakobwa beza rwose bafite, bagira amakado, bakagira amazu, bakabaho neza, ariko ntabwo ubuzi uko abanye n'umugabo we, ntabwo ubuzi sacrifice nawe atanga kugira ngo agere kuri ibyo bintu atabivunikiye. Buri kintu rero cyose ni decision no kukivunikira kugira ngo kigereho, ariko nta kintu utageraho wadesize. Tanke uri en bonne santé, tanke you are healthy, ukabisema Imana ugakomera, nta kintu utageraho. Rero decida uti ubukene ndabuhaze, cyangwa se ngewe ndimutse, cyangwa se mise muri ya mugabo, cyangwa se mise muri ya mugore, cyangwa se ngiye mu mahanga, cyangwa se ngenda ni ngewe udesize kuvana ubukene muri famiye yanjye, cyangwa se noneho ubivunikire, cyangwa se ndesize gusubira mu ishuri nubwo mfite imyaka 40-50. Decision your God, Imana yawe, ubuzima, en bonne santé, ubundi tu travailles pour ça. Je te jure, nta kintu utageraho. Okay,
iyabonishe niwo iyi video wumva uyikunze cyangwa se nibona koko ari ikikwigishije, yoherereze undi mwana wumva ko akeneye umugira inama, iyaboneshe kugira ngo nanjye mbone ko hari abantu nibura mba ntavugana na kamera nta muntu uri inyuma, comme ça du forme une community izajya igirana inama, kuko hari byinshi iyo mbimenya mbere, iyo haba hari umuntu wangira inama yenda byari kuba byaranyoroheye cyangwa se byari kuba byarampaye amahoro. Noneho n'iyi n'ubuzima turimo bwa Instagram butuma abana bacu bibaza ko ubuzima buhora ari bwiza cyangwa ubuzima ari facile, kubera amafoto babona, kubera abandi babona bagiye muri za vacation n'importe quoi ahariho hose. Abana bacu gomba kubakangura twababwira ko atari ko ubuzima bumeze, ubuzima bwose bugoye, ariko ushobora kubaho neza bitewe n'ibyo uzi n'amadecision ufata. Ngaho rero ni mubane n'Imana naho utaha. Bye bye. Way stronger together. That's how we get through. Stronger together. Me and you. One voice, one answer, one road we choose. Stronger together. Nothing we can't.